Turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana iduhaye umwanya wo kugaruka hano kuvuga ku ijambo ryayo. Duhaye ikaze abantu bose bakurikirana New Mind Channel, abakunzi bacu bakurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube yacu, abakora comment, abakora subscribe, abasharinga. Mwese turabashima umurimo mukora munini ukomeye wo gukwiza ubutumwa bwiza hose. Imana ibahe umugisha rero, nagira ngo tubakire nanone muri aya masaha. Imana iduhaye umugisha wo kugaruka hano nanone twumva ijambo ryayo. Amazina ni Saruhara John, umupasiteri ukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Miracle Center Nyagatare. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndagira ngo dushime Imana mu buryo bw'isengesho. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimye, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mugoroba uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo uno mwanya ube umwanya udasanzwe, ube umwanya w'umugisha, ube umwanya utugendereye, ube umwanya wo kuvugana n'ubuzima bw'abantu bawe, ube umwanya wo kwigisha, kubohora, gutsindishiriza no kuyobora. Ubuntu n'ineza bivuye kuri wowe bibe ku buzima bwacu. Reka rero icyubahiro kibe cyawe, umugisha umuntu wese ugiye kumvira ijambo kandi umugirire neza. Izina ryawe rikomeze gushimwa no guhimbazwa. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo. Ijambo riri mu gitabo cya Yobu, igice cyaho cya 23 umurongo waho wa 10. Biravuga ngo ariko izi inzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Iryo ni ijambo niryo tugiye kuganiraho uyu mwanya. Irindi jambo turi buganireho riri mu butumwa bwiza bwa Mariko, igice cyaho cya 4 umurongo wa 38. Katuhasome naho. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravuga bati, mbe uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Ijambo ryo tugiye kuganiraho uyu mugoroba ni igice kimwe kuryo twavuzeho ubushize, ariko turarivuga mu bundi buryo, ariko rivuga ku kintu cyitwa ibigeragezo. Iyo baravuga ngo izi inzira nyuramo nimara kuvamo, imaze kungerageza zavamo meze nk'izahabu. Bisobanuye iki? Ubushize twarabwiye ngo nta hantu ikigeragezo kitagera, nta n'umuntu ikigeragezo kitageraho, nta ahantu umuntu ashobora kwihisha ku buryo ikigeragezo kitamugeraho. Twaravuze ngo ibigeragezo ni ngombwa ku bakristo, ibigeragezo ni ngombwa, na Yesu yarageragejwe. Twasomye urwandiko rw'Abaheburayo, Bibiliya ivuga ukuntu Yesu ngo yageragejwe ubwe kandi ashobora no kutabara abageragezwa bose. Uno mwanditsi rero wanditse muri yo baravuze ngo izi inzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Bivuze iki? Umuntu iyo agiye mu kigeragezo akijyamo afite kwiganyira kwinshi, akijyamo afite ubwoba bwinshi. Abantu benshi batinya ibigeragezo. Abantu benshi ibigeragezo bibabayeho bagira ubwoba, barahangayika, baratinya, bacika intege, bariheba, bagira umubabaro, bagira agahinda. Ariko ibigeragezo nagira ngo mbabwire ko ni ngombwa ku mukristo uwo ari we wese, ku bantu bose n'abatizera. Ibigeragezo bibabaho. Ibigeragezo ni ngombwa. Ibigeragezo ni ngombwa ku bakristo. Nicyo gipimo gipima abantu ko urugero bagezeho mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Iyo baravuga ngo izi inzira nyuramo, mu bigeragezo abantu ntabwo bamenya inzira umuntu arimo acamo.
umuntu ashobora kuba abana n'undi ariko anyura mu kigeragezo ariko undi atakizi, babana bavukana basengana mu rusengero rumwe, ariko buri umwe anyura mu kigeragezo n'undi anyura mu kindi, ariko bose bataziranye, buri umwe afite ubwoko bw'ikigeragezo anyuramo, basengana bakorana umurimo w'Imana, baririmba muri korali, bari mu itorero rimwe, ariko buri wese akaba afite ikigeragezo cye ku giti cye cyihariye. Ariko iri jambo ryavuze ngo izi nzira anyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Bivuze iki? Iyo umukristo anyura mu kigeragezo, hari nubwo abantu bamutererana, hari nubwo batabimenya, hari nubwo batabitekerezaho, hari nubwo batamenya, batanamwitaho. Abantu benshi bakunda guhura n'ibibazo mu bigerageza, akavuga ngo runaka ntiyamfashije, runaka ntacyo yamariye, ariko ntacyo umuntu yamarira undi mu kigeragezo. Yesu yajyanye n'abigishwa be ku musozi ari mu kigeragezo ahangayitse, arababwira ngo mfite ubwoba, mfite agahinda, umutima wanjye urihebye, agira ngo asengane nabo. Atoranyamo abo yatekerezaga ko ari intwari, akuramo Petero, akuramo Yohana, ajyana nabo ku musozi. Ageze ku musozi barasinzira, aho kugira ngo basenge nk'uko yabyifuzaga, nk'uko yabishakaga, ariko ikigeragezo cyari icye, ntabwo cyari icy'abariya bagabo, cyari icye bwite wenyine, cyari kije kimushaka. Satani yaraje kumugerageza. Twababwiye ngo umuntu uza n'ibigeragezo ni Satani. Satani niwe uteza ibigeragezo mu itorero, niwe uteza abakristo ibigeragezo. Ariko Imana nayo ngirinda abantu. Yesu yagaragaje yuko ubwo yageragejwe ashobora no gutabara abageragezwa bose. Bivuze iki? Yesu yari umuntu wambaye umubiri, nubwo yari umwana w'Imana, ariko yarageragejwe. Ageragejwe mu bigeragezo ntabwo yatabaje imbaraga z'abantu, ahubwo yatabaje Imana. Bivuze iki? Mu bigeragezo abantu begera Imana. Ikigeragezo kirakuzana kikakwegereza Imana. Ikigeragezo gishaka ko ukigaragariza ko uzi Imana neza, ko wayigishijwe, ko wayimenye, ko wayihishuriwe. Imana ubu uyizi. Mu kigeragezo niho umuntu abonera ko umuntu azi Imana. Mu kigeragezo niho umuntu abonera ko umuntu yasobanukiwe ijambo ryayo. Mu kigeragezo niho umuntu kimukanda kikamwegereza Imana neza. Nta mukristo ushobora kubaho mu buzima buhesha Imana icyubahiro ataraca mu kigeragezo. Umukristo wese kugira ngo abe umuntu udasanzwe anyura mu bigeragezo. Nta mukristo ku isi ushobora kubaho afite ubuhamya ataranyuraho mu bigeragezo. Ibigeragezo nibyo birema ubuhamya. Ibigeragezo nibyo bizamura umuntu ku rwego akava ku rwego akajya ku rundi. Ibigeragezo nibyo bituma umuntu nawe akenerwa. Yobu yavuze ngo nimara kugeragezwa nzavamo meze nk'izahabu. Bivuze iki? Bivuze ko umuntu iyo agiye mu kigeragezo avamo, ariko avamo arushijeho gutsinda, avamo arushijeho kuba intwari, avamo afite ubuhamya, avamo atsindishirijwe, avamo afite abantu bari buteranye akababwira ati iki n'iki nyifiteho amakuru. Yesu yavuye mu butayu avuye gusenga, yuzuye imbaraga z'umwuka wera, Satani aramugerageza amubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura ayo mabuye imitsima wirire. Abantu benshi hari ubwo bakoresha nabi ububasha bahawe n'Imana. Kubera iki? Satani arabagerageza akabatega umutego. Urumva ukuntu Satani yateze Yesu, yamuteze umutego. Niba uri umwana w'Imana, mu by'ukuri Yesu yari ashonje, ariko yamuteze umutego ngo arebe ese uyu muntu azi ijambo, ese uyu muntu imbaraga yahawe ashobora kuzikoresha. Habwo abantu bahabwa imbaraga ariko bakazikoresha nabi. Bagahabwa imbaraga z'Imana, bagahabwa amavuta, bagahabwa ububasha, Imana ikabaha imbaraga, Imana ikabaha ijambo, Imana ikabaha amavuta, Imana ikabaha ubushobozi, ariko bakabukoresha nabi. Satani akabatega, yabatega bakagwa. Satani atega Yesu amubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Mu by'ukuri umugabo yari ashonje, yamaze iminsi 40 mu butayu atarya atananywa, kandi imbaraga yari azifite. Ariko imbaraga ntabwo ari zo gukoresha nabi. Yari afite imbaraga zo gukiza, yari afite imbaraga zo kubohora, yari afite imbaraga zo gukiza indwara, gukora ibitangaza. Uno mugabo rero we kuko yari asobanukiwe neza ijambo, Satani amuteza umutego amubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Hari ubwo Satani atega abakristo akababwira ngo niba uri umukristo wagize utya n'utya, niba uri umukristo kuki ubura iki kintu iki n'iki.
rimwe abantu bakanyura no mu nzira mbi bagashaka ibintu runaka. Satani yabateza umutego. Niba uri umwana w'Imana kuki wabura amafaranga? Niba uri umwana w'Imana kuki wabaho nta mugabo? Niba uri umwana w'Imana kuki iki n'icyo utagifite kandi uri umwana w'Imana? Satani akatega umuntu. Yesu aramusubiza ati ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana. Bibiliya igaragaza ukuntu Satani ngo atamuretse n'ubundi amujyana n'ahandi ku musozi. Hari ugutsinda ikizami kimwe n'ubundi ugakomerezaho. Yesu aramusubiza ati va imbere yanjye Satani, kuko handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana. Kubera iki Yesu ageragezwa kandi ari umwana w'Imana? Bisobanuye ko n'umukristo uwo ari we wese agomba kugeragezwa. Ikintu cyo twemerewe ni ugutsindwa n'ibigeragezo. Iyo baravuga ngo izi nzira nyuramo, ntabwo umuntu ashobora kumenya inzira y'ikigeragezo kije ku muntu, ariko Imana ibikizi. Ikigeragezo kiraza, Imana ibikizi ko kije. Hari nubwo Imana igihishura, hari ubwo umuntu ayerekwa, hari ubwo umuntu ahishurirwa, hari ubwo umuntu yumva umutima umubwira ikintu. Biriya biba bigaragaza ko umuntu aratezwe, hari ibimutegereje, hari ibigeragezo bimutegereje. Iyo baravuga ngo izi nzira nyuramo, nimara kuvamo irimo irangerageza ariko nzavamo meze nk'izahabu. Iyo bavuye mu kigeragezo abantu baravugaga ngo yarakiraniwe, ngo abantu biki, umugore yaramwihakana, abana bamaze gupfa, amatungo amushizeho, inzu ze ziragiye, ibintu bye birasenyutse. Yobu agiye mu ivu yishimisha ngo urujyo, umubiri we nawo mushiraho, ariko ntabwo yigeze yihakana Imana. Umugore niwe waje amugira inama, aramubwira ati wakwihakanya Imana ukipfira. Yo baramubwira ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. No mu bigeragezo rero hari ubwo Satani ategeramo umuntu kugira ngo amutegere ku ijambo, ariko Yobu nta jambo rye yatakaje. Yaranamubwiye ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ubundi umuntu uri hafi y'umuntu ni umugore we. Abintu byari bimaze kumushiraho, umugore we yagombaga kumukomeza, ariko we yamugiriye inama yo kwihakana Imana. Bivuze iki? N'umuntu mu kigeragezo niyo mwamubana mukundana muri inshuti, ashobora kuza akakugira inama itari yo. Yobu inama y'umugore ntabwo yayikurikije kubera ko yari yizeye Imana. Aravuga ngo izi nzira nyuramo, Imana niyo izi nzira umuntu anyuramo. Imana yonyine niyo ibizi inzira y'umuntu anyuramo. Habwo umuntu abwira umuntu ngo ndakuzi, wowe ndakuzi, ariko ntabwo wamenya umuntu. Bibiliya iravuga ngo umuntu ni iki kumwibuka, umwana w'umuntu ukamugenderera ukamwitaho ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho gato. Nta muntu uzi umuntu. Umuntu Imana yamuremye niwe wenyine uzi, niwe Imana yonyine niyo izi umuntu. Ngizi inzira nyuramo, ndimo ndageragezwa ariko Imana ibizi inzira umuntu anyuramo. Yobu arageragezwa, Yobu abana barapfa, Yobu amatungo yaragenda. Bibiliya iravuga ngo mu gihugu cya Usi niwe muntu wari urimo wubahaga Imana, niwe muntu wari umukire muri icyo gihe, niwe muntu wari ufite ibintu kandi ngo yari umukiranutsi, yubahaga Imana, yasengaga buri gihe, yatambaga ibitambo. Hari ubwo abantu batekereza ngo iyo ari mu bigeragezo, hari ubwo batekereza ko ari ukubera ibibi akora. No, ntabwo ari cyo bisobanuye. Na Yesu yarageragejwe kandi ari umukiranutsi. Bivuze yuko umuntu wese wizera Imana agomba kugeragezwa. Umuntu wese wizera Imana anyura mu bigeragezo. Ibigeragezo nibyo byerekana umuntu ko afite imbaraga z'Imana. Ibigeragezo ni ishuri, umuntu anyuramo agatsinda, akimuka. Nk'uko mu ishuri batanga ibizami, no mu itorero Imana itanga ibizami byayo, ari byo bigeragezo. Izi nzira nyuramo, nimara kuvamo zavamo ameze nk'izahabu. Umuntu yanyuze mu kigeragezo avanamo ubuhamya, avanamo ubutsinzi, avanamo icyo kuvuga. Hari ubwo umuntu aca mu bigeragezo ariko akavanamo ikintu abwira abantu, akababwira ati Imana yabanye nanjye, Imana yarangendereye, Imana yarantabaye, Imana yaramfashije, Imana yarambohoye, Imana yankoreye ibikomeye. Niko Yobu yavuze rero ngo izi nzira nyuramo, nimara kuvamo nzavamo meze nk'izahabu. Imana niyo izi nzira umuntu anyuramo mu bigeragezo. Bano abantu benshi iyo umuntu ari mu bigeragezo aravuga bite ibi bintu byatewe n'iki? No, ni ibizami. Iyo umuntu ari mu ikizami ni ikizami. Umuntu wese iyo ari mu kizami ni ngombwa
abageze igihe cyo kwimuka ajya mu wundi mwaka. N'ibigeragezo ni ngombwa ko umuntu abinyuramo, umukristo wari we wese. Nagira ngo rero se usubira muri iri jambo, yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubwira ati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Abigishwa bari kumwe na Yesu bari benshi, bari abantu 12. We yari umuntu umwe, yari asinziriye ari ibwerekeza. Tekereza abantu 12, undi arasinziriye, bo ni 12. Mu kigeragezo ntabwo bisaba guhaguruka cyane. Mu kigeragezo bisaba guca bugufi, gutuza. Yesu ngo yari ameze nk'umuntu usinziriye, ariko mu by'ukuri biriya ntibyari ibitotsi, ahubwo yagira ngo arebe abigishwa be bimeze bite muri iki kigeragezo. Bari mu nyanja, bari mu bwato, bari hagati, umuyaga n'umuraba mu nyanja urabategereza. Utega ahantu bageze hagati, batagisubiye inyuma, batacyambutse no hirya, ahantu hagati hatakire butabazi bw'umuntu, utahamagara umuntu, utarembuza umuntu, utatabaza abantu. Umuyaga warabategereje, bagera hagati mu nyanja, haza umuraba, haza umuyaga, haza amazi, ubwato burateraganwa mu ruzi hagati. Yesu yarasaga nk'usinziriye, ariko mu by'ukuri ntiyari asinziriye, ahubwo yari atuje ngo arebe bano bantu abana nabo buri munsi ibyabo bimeze gute. Abagabo baragerageje, abagabo 12 bose baradaha amazi, badaha andi ajyamo, uko badaha niko andi ajyamo, uko badaha niko andi ajyamo. 12 muri mu bwato bumwe baradaha amazi, amazi arabananira. Bivuze iki? Bivuze mu kigeragezo ushobora gukoresha imbaraga zawe kugeza ubwo zishizeyo, ugakoresha uburyo bwose ushoboye, ugakoresha ibyo wize. Petero yari umuhanga, yari yaravukiye ku ruzi, ari n'umurobyi, ariko yarakoze ava hararuha adaha amazi, umugabo araruha. Yari umuhanga mu mazi, kuko Bibiliya igaragaza ko yamusanze mu ruzi ari umurobyi. Bivuze iki? Bivuze n'ubuhanga bw'umuntu mu kigeragezo. Hari ubwo budakora, hari ubwo amashuri adakora, hari ubwo amafaranga adakora, hari ubwo imbaraga zidakora, hari ubwo ibyo umuntu yize bidakora, hari ubwo ubushobozi n'ijambo n'agaciro k'umuntu bidakora. Umuntu nakoresha izina rye ngo ndi runaka. No, ikigeragezo ntabwo kimenya izina ry'umuntu, ntikimenya ranka ye, ntikimenya ibyo atunze, kuko na Yobu ngo yari umukire. Ariko nibyo byabanje kugenda, ubukire nibwo bwabanje kugenda, kugira ngo Imana irebe ese Yobu anyizera kubera ari ubukire. Ubundi biragoye umuntu kuba ari umukire agakena. Niba hari ikigeragezo gikomeye, ni umuntu kuba ari umukire agasubira kuri zero. Nta n'umuntu wakwifuza icyo kintu ko kiba ku muntu. Ariko Yobu yari umukire, arakena, asubira ku busa, n'umubiri wumushiraho, ariko ntabwo yihakanye Imana. Abagabo baradaha, abigishwa bakoresheje imbaraga zabo ntako batagize, amazi yanga gushiramo, ahubwo umuraba ukarushaho kuba mwinshi. Barangije bibuka ko Yesu ari kumwe nabo, babanje gukoresha imbaraga zabo. Mu kigeragezo hari ubwo umuntu akoresha imbaraga ze, agakoresha amafaranga ye, agakoresha ubushobozi bwe, agakoresha umwete, akavuga ati iki kintu ndagikuraho. Ariko bigera igihe umuntu bikanga. Nibwo bibutse ko Yesu yari ahari atuje. Buriya Yesu aba ari kumwe natwe mu bigerageza, abatuje ariko ahari, abateze ko uri buze kumutabaza. Ntago abavuga. Yesu yahari biba bigaragara nk'ibisanzwe, bisa nkaho adahari, bisa nkaho asinziriye. Baraza baramukangura, amubwira bati ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa. Ariko Yesu yarabarebaga n'ubundi, yari yateze ko imbaraga zabo zishira. Mu kigeragezo Imana yagutegereza kugeza imbaraga zawe ubwo zigushizeho. Ugakoresha uburyo bwawe bwo wize, ugakoresha ubushobozi bwawe, ugakoresha buri kintu cyose kugeza ubwo unaniwe, urushye. Imana ibitegereje kuza gutabara umuntu ataza kuvuga ngo ni imbaraga zanjye zankuye mu kigeragezo. Imana iza gutabara umuntu uyizeye. Yesu aza kubafasha. Baramubwiye ngo mugabo ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa. Yesu ngo akangutse acyaha umuyaga, acyaha umuraba, inyanja iratuza. Niko Bibiliya ivuga.
bivuze iki? Iyo umuntu agaruye umutima mu kigeragezo, akagarura kwizera, akagarura kwiringira Imana, akagarura icyizere ku Mana, akongera agahindukira Imana akayibwira ati Imana ni wowe wenyine, ubutabazi ni kuri wowe, imbaraga zanjye ntacyo zishoboye, amafaranga yanjye ntacyo ashoboye, sinabishobora, ni wowe ubishoboye. Bivuze ngo Yesu aba ageze igihe cyo gutabara uwo muntu. Yesu arakanguka cyaha umuyaga, arabaza ati ni iki kibateye ubwoba? Bivuze ngo ntabwo ari ngombwa mu kigeragezo umukristo kugira ubwoba. Satani niwe utera abantu ubwoba. Mu kigeragezo ubwoba ntacyo bumara, ahubwo ubwoba bwatuma umuntu atsindwa n'ikigeragezo. Iyo baravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kuvamo nzavamo meze nk'izahabu. Iyo umuntu atsinze ikigeragezo nibwo agira ubuhamya, ariko iyo atsinzwe nta buhamya agira. Abakristo bakuzwa no guca mu bigeragezo. Nta mukristo muri Bibiliya amateka agaragaza wigeze akora ibintu bikomeye. Samusoni yakiranye n'intare, yica intare. Icyo cyari ikigeragezo cy'umuntu kwica intare. Nagira ngo rero ngane ku musozo, Imana ibahe umugisha, muhagarare igitwari, murwane, kandi Imana izabatsindishiriza, kuko Yesu yavuye yagacyaha umuyaga n'umuraba bigatuza, inyanja igatuza, bakambuka bagafata hakurya. Nawe uzambuka ibyo bigeragezo, uzafata hakurya mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Data mwiza, tugusabye kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo, umutima we uwuha imbaraga zo gutsinda buri kigeragezo cyose ahura nacyo. Dusabye imbaraga z'Umwuka Wera, dusabye ubutabazi, dusabye amavuta, dusabye ubuntu, dusabye ineza n'urukundo rwawe. Uwiteka Mana nziza, nk'uko watabaye Yobu ukamushumbusha, yari ageze mu bihe bibi bikomeye, ariko ukumva gusenga kwe, ukamwibuka, ukamugarurira ibye byose Satani yari yamuneganyije. Turasabye mu izina rya Yesu, umuntu wese wumvira ijambo rigendere ubuzima bwe, rimubohore, abari mu bigeragezo ubatsindishirize, nk'uko abigishwa wakangutse ugacyaha umuyaga n'umuraba bigatuza. Turasabye kugira ngo abari mu bigeragezo ukanguke mu buzima bwabo, ucyahe imiyaga n'imiraba banyuramo, bituze, bambuke bagere ku bisubizo byabo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen.